Mbahaye ikaze nanone ku ijambo ry'umwimerere, karibu, reka mbahe ikaze ku ijambo ry'umwimerere, Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov ba Yeshua HaMashiach. Maze anachnu holochim lilhot hayom. Ese niki tugiye kureba uyu munsi? Tugiye kureba ukuntu Kristo atigeze atangiza idini rya Gikristo. Reka mbigusubiriremo. Tugiye kureba ukuntu Kristo atigeze atangiza idini rya Gikristo. Byagenze gute? Turabireba mu kanya. Maze mbasuze rero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, ku umwami wacu Yeshua HaMashiach, benshi bakunda kwita Kristo. Nkuko mbikubwiye, reka tuze turebe ukuntu Kristo atigeze ashinga idini rya Gikristo. Byagenze gute? Hari icyo tugomba gusobanura neza rero mbere yo kubyinjiramo. Mbanze shimira abakomeje kwiyandikisha muri benshi, bigaragaza neza ko munyote ukuri, mufite inyota y'ukuri. Namwe mutariyandikisha, kora subscribe kandi ho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi. Kanda ho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi, maze ukuri kubohore imbohe. Nkaba mbashimiye rero abakomeje kwiyandikisha muri benshi, kandi ho like kugira ngo ukuri gukangura abantu kubavana mu nyoma. Kristo rero ntabwo yize atangiza idini rya Kristo. Ibyo twita idini, insengero, inyubako, amatorero, imigenzo n'ibindi ntibyatangiranye nawe, ntabwo byazanye na Kristo. Oya, reka da, ntabwo byatangiranye na Kristo. Reka da. Byaje nyuma ye. Byaje gute? Kandi kenshi unarebye neza, nta naho bisa n'ibyo Kristo yigishaga cyangwa se yakoraga. Ibyo bintu rero byavuye, byaje gute? Niyo mpamvu rero tutatugira tuti, ese mu by'ukuri ni iki Kristo yigishaga? Kristo yigishaga iki? Kristo ntiyazanywe no gushinga idini rishya, yazanywe no gusohoza ibyari byaranditswe, gukangura imitima no kugaragaza ubwami bw'Imana. Nk'uko tubisoma muri Luka 17:21, ubwami bw'Imana buri muri mwe. Yigishaga urukundo aho kwigisha amategeko yarakomeye, nubwo ataje gukuraho amategeko, ahubwo yaje kuyakomeza nk'uko Kristo ubwe abitwibwirira. Yaje kwigisha ukuri aho kwigisha imigenzo yihabwa agaciro. Kugira umutima mwiza akaba aribyo byari inyigisho ze, kugira ngo tuve ubuzima tugire umuntu dufite umutima mwiza nk'uko dukomeza tubireba. Kristo rero yakijije abarwayi ku isabato. Kristo yahanganye n'abatware b'amadini. Kristo yasangiye n'abanyabyaha. Kristo kandi yubitse ameza y'abacururizaga mu rusengero. Ibyo byose sinibaza ko ari iby'umuntu wubatse idini. Ese byaba ari iby'umuntu wubatse idini ra? Ngaho nawe andika hasi utubwire nimba wumva ari iby'umuntu wubatse idini. Ibyo bita Kristo rero byaje gute? Ko byaje nyuma. Ijambo abakristo ntiryigeze rikoreshwa igihe Kristo yigishaga. Ubwo Kristo yigishaga, ntabwo iryo jambo Kristo ryabagaho. Mu by'ukuri rigaragara bwa mbere rimwe mu byakozwe n'intumwa 11:26, aho dusoma ngo amubonye amujyana Antiyokiya, bamarayo umwaka wose baterana n'abitorero, bigisha abantu benshi. Kandi muri Antiyokiya niho abigishwa batangiye kwitwa abakristo. Nibwo bwa mbere abantu bari batangiye kwitwa abakristo i Antiyokiya. Ntabwo rero ari Kristo wabahaye iryo zina, nta nubwo ari intumwa zabikoze, ahubwo ni abandi bantu binashoboka ko babibabwiraga mu buryo bwo kubaseka. Kristo rero ntiyigeze avuga ati tangiza itorero. Yaravuze ati fata umusaraba wawe umurikire. Kristo nta by'itorero yababwiye ngo mwubake. Yarababwiye ati fata umusaraba wawe umurikire. Mu magambo make yarababwiye ati nimunkurikire. Ayo rero ukumva ko ari amagambo abiri atandukanye cyane, ahabanye. Kubaka itorero no kunkurikira. Kurikira Kristo cyangwa se ujya mu itorero, urahitamo iki? Tubwire, andikamo hasi utubwire niba uragenda muri iyo migenzo y'amatorero cyangwa se niba ufata umusaraba wawe ugakurikira Kristo nk'uko Kristo ubwe abitubwira. Ni ryari rero idini ryimitse rifata ubutware? Nyuma y'uko Kristo ushobora kugira uti
ni ryari rero idini ryiyimitse rifata ubutware? Nyuma y'uko Kristo azamutse ajya mu ijuru, ubutumwa bwe bwakomeje guhererekanywa kuko bwari mu mitima y'abantu. Ariko uko imyaka igiye ishira, ubutegetsi bw'isi bwatangiye kwivanga. Nibwo rero mu kinyejana cya kane, ahagana mu myaka ya 300 kugeza kuri 400 nyuma y'ivuka rya Kristo, umwami w'umuromani witwa Constantine yagize ubukristo idini ryemewe ku mugaragaro. Ubutumwa bwitwaga ubukiza buhinduka intwaro y'ubutegetsi karahava. Ukwemera kwigenga kwagizwe ibisanzwe, kunakoreshwa n'ingoma mu kubuza abantu urw'inyagamburiro. Gahunda ya Kristo yasize baba barayinjiriye, birangira bihindutse imigenzo nk'uko Imana ibitubwira, biba bibaye idini gutyo. Bibuka ko Imana itubwira ngo idini ni imigenzo, amahame, amategeko abantu bihimbiye bashyira hamwe, bayafata mu mutwe, bagenda bahererekanywa kuva ku bisekuru, ibisekuza, ubuvivi n'ubuvivure. Iryo ni ryo dini. Nuko rero bashyizeho idini ry'ikizera ryari ryarahanuwe, banashyiraho inzego zaryo nk'uko tubizi na magingo aya. Bubaka ibibumbano karahava, barabiramya, babyikubita imbere, sinakubwira barabisenga, kandi itegeko ry'Imana ribitubuza. Nuko bacecekesha ijwi ry'ukuri, Satani yigabiza isi kuva ubwo, rukigeretse na magingo aya. Ibyo tunyuramo uyu munsi ngira ngo byatubera umuhamya udashidikanywa. Ibyo si byo Kristo yigishaga, si nabyo yadusigiye. Ibyo ni byo Roma yishyiriyeho, ubu abantu nibwo dutangiye kubisobanukirwa no gukanguka nyuma y'imyaka 2000. Kristo w'ukuri rero ntabwo yari umunyedini. Kristo ntiyigeze yubaka isengero, Kristo ntiyigeze asaba amaturo, kandi Kristo ntiyigeze avuga ko abantu bazajya bamuramya mu nyubako. Kristo yagendanye n'abababaye, Kristo yigishirizaga hanze, kandi Kristo yabwiraga abantu ibijyanye n'ubuzima, ukuri, ubwisanzure ari wo mudendezo. Kristo rero ntiyigeze avuga ngo mujye mu nsengero. Kristo yaravuze ngo fata umusaraba wawe uwikorere unkurikire. Kristo ntiyigeze avuga ngo emera system yiramye. Kristo yaravuze ngo nkurikira. Yarabwiye ati mufate umusaraba wanyu munkurikire. Ntabwo yigeze atubwira ibyo kujya mu nsengero n'inyubako. Ubu Kristo rero bw'uyu munsi ntabwo ari Kristo. Tubisobanura gutyo uyu munsi. Uyu munsi abantu benshi bahakana Kristo, ariko si Kristo baba bananenga, ahubwo banenga ibyakozwe mu izina rya Kristo, bikozwe n'abantu atatumye kubikora. Tuzi neza ibikorwa n'abantu biyitira izina rya Kristo, kuko Kristo yaravuze ngo muri iyo minsi abantu benshi bazaza banyiyitirira. Reba nk'intambara, ubukoroni, ubucakara, uburiganya, ihohoterwa n'ibindi byinshi cyane wakwandika. Tuzi neza ko bibangamiye ikiremwa muntu uyu munsi. Ibyo byose rero si Kristo wabibatumye. Wibuke ko yabigishaga urukundo, ubuzima n'umudendezo. None ibyo tubayemo uyu munsi bihabanye kure n'ibyo yatwigishije kandi yadusigiye. Bikubwiye iki rero? Andikamo hasi utubwire. Iryo ni rya dini ryihinduye Kristo, ryaduteje ako kaga tubona n'uyu munsi. Hari itandukaniro rikomeye cyane hagati yo gukurikira Kristo no gukurikira idini bita rya gikristo. Urumva, hari kuba wakurikira Kristo ugafata umusaraba wawe ugakurikira Kristo, cyangwa se ukagendera muri iyo migenzo y'idini ryitirira Kristo. Dore rero ngo ubutumire uyu munsi, ubutumire bwo gusubira kuri Kristo nyakuri, Kristo w'umwimerere. Kristo ntiyageze atangiza idini rya gikristo. Kristo yatangije impinduramatwara y'umutima. Hindura umutima wawe. Kristo yatangije ubwami butagira imipaka n'ibikuta. Kristo yatangije umubano n'ubusabane, ntabwo yatangije imigenzo. Nibyo rero igihe kirageze ngo dusubire aho byatangiriye ku mwimerere w'inyigisho za Kristo, bitari imigenzo, bitari amazina abantu biha ngo bigire ibikomerezwa, bitari mu miturirwa y'inyubako gusa, ahubwo mu mutima wawe. Ahubwo rero aho turi muri Kristo ubwe, kubw'ibyo yatwigishije, atari imigenzo yahimbwe na muntu. Mu gusoza nongere mbibutse, Kristo ntiyatangije idini rya Kristo. Kristo yatangije inzira iboneye yo kubaho. Ese ukurikira idini rya Kristo n'imigenzo yaryo? Ese waba ukurikira idini rya Kristo n'imigenzo yaryo bishyiriyeho, cyangwa se ukurikira Kristo watsinze, wamushyize mu mutima wawe? Tubwire, ubakurikira iryo dini n'imigenzo yaryo, cyangwa se ukurikira Kristo watsinze? Niba ibintu rero bihinyuje ibyo wari usanzwe uzi, bisangiza abandi w'ibyihererana,
niba kandi ugishidikanya ubaze dusangire uku kuri kuko ukuri kubohora imbohe. Andika hasi utubwire niba ukurikira iryo dini rya gikristo cyangwa se ukurikira kristo ubwe, dusangiza icyo umutima wawe wakiriye uyu munsi. Nzi neza ko abantu bagiye kuvuga ngo ntabwo ari idini dukurikira kristo, ariko se imigenzo n'ibikorwa bikorwa n'isi nibyo wisangamo wisanisha nabyo, cyangwa se usa nka kristo? Ufite urukundo mu mutima wawe? Ufite gukunda abantu? Ese ufite kwigisha abantu ko bagira ubuzima bwiza nabo muri bo badafite amashyari, amatiku, uburiganya n'ibindi bibi nk'ibyo? Niba umutima wawe usukuye koko ukurikira ibyo kristo yatubwiye tugomba gukurikira, andikamo ngo nkurikiye kristo, ntabwo nkurikiye idini. Nkaba mbashimira aho twabanye, kandi horayi kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, kandi Imana ikomeze ibarinde. Shalom shalom, toda raba tov meyod.